Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacika. Reka manze nsuza abantu. Ibihe byiza nshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyane mukunda muri benshi, tuganira ku muco, ku bintu bitandukanye bya gakondo ariko nanone by'umwihariko byo mu Rwanda. Uyu munsi rero nkuko mubizi tugana n'abasaza, abantu bakuze kugira ngo batubwire ni gute ibya kera twe tutazi byakorwaga, ese kuri ubu bwo bimeze gute. Uyu munsi uri kumwe n'umusaza agiye gutangira atwibwira, atubwire nta hantu ahari. Naho neza. Amahoro. Giraba. Murakoze ndabashimye. Wowe ntuzabona se n'ubutara nabona. Ndabafite. Wabyaye? Ndamufite. Imana shaka. Muratangira mutwibwira. Yewe amazina yanjye. Yitwa Erasto Nyiri. Abantu we hano muri Rubaye. Akagari ni Rubona. Hanyuma rero uratangira utubwire uyu munsi ushaka kugira ngo tuganire. Ubundi kera kugira ngo umusore arambageze umukobwa sabaga iki, byagendaga gute? Uko kera byagendaga. Nta muhungu warambagizaga. Yarambagirizwaga n'iwabo. Iwabo nabo se bo bajya kuramagiza wa mukobwa. Bayizaga nkuko muje hano. Bati kanaka afite umukobwa. Umukobwa arahari. Noneho se wa muhungu na wa muranga bakajya kubaza se umukobwa na nyina. Ati umukobwa wanyu ko akuze turashaka kumushingira. Kera ntawahakanaga, yaremeraga kuko kwari kugwiza imiryango, kwari kubaka imiryango mbese. Ati muzazi umuhungu nta nabizi, nta nubwo azo mukobwa ashwi. Ariko ntimuvuga ngo ndaserereza. Hariho n'igihe wajya kumufata ati ntontoneke. ugasanga afite nk'uburwayi se Igisebe. ayiwe narate ntontoneke. Wabaga wemeye bamuzanye ukemera ukamugira umugore uko yaza se kose se uko yaje. uko yasanga kutaba utamukunze wowe wamurongoraga ku ngufu. Kuko isu yo waguhaga umukobwa bagushingiye. So wamubonye hashize n'igihe kingana iki? ubona go munsi hashiraga ibyumwere. Warongoraga yo ubukwe bwatahaga. Abakobwa mwebwe mwagiraga urugomo mukaza mukamwira. Mukajya kwirukanka mu mashyamba. Umuhungu akazashaka n'abagenzi be. Bagaheba. Bakagera igihe bakaza gutaha kandi yatahaga kwa sebu. Ntabwo yatahaga. Abakobwa bahitaga bakamushya akajya kwa sebu akaryama. Ejo nuko ubwo umusore yagiraga amahirwe yashaka yabamushaka. Umusore akaba mu nzu ye. Bwacya akabwira abagenzi bati none tujye guhiga. Ni mugoroba bakajya guhiga. Kandi urebe nanone uko wabaga wamuzanye ntabwo yaryaga. Oya. Byagendaga gute? Kurya. Hashiraga icyumwera atararya kuko yenda yaravugaga ati nibaramuka bamfashe muri ubu zuba ndimo nihishamo. Azanjyana. Dino turara nze kumusurira. Nari. Yebye ibintu byabagaho kera. Ariko wamurongoraga utamuzi. None no kumuzana. Bamuzanaga saa 6 z'ijoro cyangwa saa 5. None bazaga nka saa 2. Bagakomeka umuriro nk'ariya kuri kaburimbo. Kukomeka rero nta kibiriti bagiraga. Ni inkoni. Narabaza akashaka icyo bita urushingo. Bagacana. Urushingo ryari cyo kibiriti cy'icyo gihe. Cyari kibiriti cy'icyo gihe.
none bamara gucana bakota igihe kikagera akaza kuzamuka banyeganyega no mu rugo kunyeganyega rero nanone bazaga babushyize mu musanda bamutwikiriye afite abakobwa babiri umwe ari mbundu kuva ko yagendaga buhuru batamubona atareba agiye kujya ariko rero no bagenzi nibo bamurandataga no baza kugera mu muryango bakafata bamusanga ko tise umukobwa ngende byo nasanze ubwo umukobwa yagendaga agasanga wenda ashatse nk'umusore bigize gutonganira nko mu nzira byagendaga gute nko gutongana barahuriye nk'ahantu wenda runaka mu mugezi icyo gihe ntabwo byabagaho nta mukobwa atinyukaga umuhungu ngo batongane atamubonye icyo gihe mwaradutinyaga ntabwo ari nk'iki gihe kigeze ko ari pyo ubu no gusigana imibiri ujya wumva ngo naje kugusaba oya haraho ntayo nubwo ngubwo wamara kumubona mwarakiranaga amava agakoboka iminsi itatu ariko umukobwa ntabwo yoroshye umukobwa ntabwo afite n'ibigufa yabaga yaranagufataga se ko muzi ubwenge wowe ntiwamfunga yagiraga atya icyo bita kugundika kugira ngo uzamukuraho aka kaguru rero yabaga hatari ugashobora noneho mu nzu munsi y'ika habaga hari abahungu bakamugufatira ukarongora bamara kurongora uko byabaga birangiye bagombaga no kumufata yabaga yakunaniye se iwacu hari umugabo Ariteme Rwabuhaya yarongwe umukobwa ishyano si ishyano yari afite imbaraga bakiranye icyumweru bamwitaga Veronica ataramushobora noneho kugeza igihe bene wabo bahuruye nibwo bamufatiye nibyo byabaga kera hanyuma rero utubwiye uburyo byakorwagamo kugira ngo umugeni umurambagize abageze iwawe mugakira n'ikimwe kugira ngo byo byonyine ubu namubonye bitoroshye kuri ubu ngubu none ubona bihagaze gute ubuse ubone igisirimu muri iki gihe iyo naje wanyu nkagusaba ese hari ugisaba naza yaramwiye barabyemeranyije ubu ngubu niba uri i Kigali haje za telefone nakwikundi ndagutelefona nawe telefone ejo umukobwa azabwire se na nyina ati nabonye umugabo sibyo se tuzamuza amuzane aze uze kwerekana umugabo ubona ko mwana wanjye urakoze ariko rero umukobwa nimutumwe inka ati inka nzazizana kandi turashaka inka y'inzungu umuhungu akagenda akajya iwabo akabwira se nanone akazaza na wa muhungu na wa mukazana we n'umugore n'umugabo wenyine bakaza ko iwabo bakamwerekana amara kumwerekana bagasaba ko bajya kwa padiri bajya mu gusezerana mu idini ubwo nibyo by'iki gihe hanyuma se mbona ari uko kera byakorwaga cyabambwiye ko bashakanaga bataziranye cyane ubu ngubu umukobwa baziranye n'umusore bihuriye bakareba baganira bagahuza cyane none se ko mbona ubu ngubu aribwo abantu batandukanye cyane kurenza kera abasaza nzi benshi ko bagiye basaza bakarera abana babo badatandukanye ubundi ubona ari ibiki ubu ngubu ikintu cyateye ibi bintu mwaribeshya abagore n'abakobwa leta yavuze ko ari uburinganire ubwuzuzanye nako n'uburinganire none bwabaye uburinganire bw'ikirenga urajya kubwira umugabo ngo genda uteka si uburinganire ukagenda ugateka mwese wa munsi w'abagore ntuwuzi ntiduteka ariko none ntabwo bikorwa ku gahato si agahato ariko rero
ntabwo ari ubwumvikane hari n'abakubitwa ariko none ibyo byaba ari uguhohotera ni ukuduhohotera none se byamumva no kuri radiyo ko umugore ndamuhohotera sinanze ngomba kumuhohotera ariko cyane cyane mu kirenga zumve na kiryariya bivuga cyangwa n'abandi abakobwa basigaye bahohotera abagabo cyane ubu nta mugabo ukigira agaciro aho si uko baba barumvishije ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye nabi babyumvise nabi nawe ubundi rero iyo ndebajye mu bwonko bwanjye cyangwa mu kubaka kw'ingo impamvu zitagifata ntabwo ari ubwuzuzanye bakwiye kumenya ko ari ubwuzuzanye mukajya inama n'ibyo byose bikorwa ibyo byose aho inama iri nta kibura noneho mwamara kujya inama mugakora iki ndetse iyo mutagiye inama urugo ruruzura rurasenyuka kuko ntabwo muba muzuzanyije kuzuzanya rero nibyo bintu bizima ubona mu mico yariho kera umuco mwiza wumva wagaruka ukongera ugashyirwamo ingufu cyane abanyarwanda bakongera bakawukurikiza ni urukundo ubu nta rukundo rukibaho rwarashaje ubu umwana ntacyo uhaze ntacyo ubaha nyine hari ibintu byaje bya bene ngo bya televiziyo ubu umwana arava kwiga akaza yikira mu nkono yamara kurya sha akagenda akaza kuva saa tanu ubu navugije induru kuri ibi bintu urareba ndashaje sinyuze bakwiye kuvoma hari abana banjye abuzukuru banjye bari muri Amerika ejo bundi baraje aho singiye mu bindi noneho baje basaba amazi bageze iwabo bohereza amafaranga basaba amazi nta byumweru byaramara hariya mu mategeko y'Imana baravuga ngo ujya wubaha so na nyoko nta mwana ucyubaha se na nyoko muragomba ati nagukubita aho benshi basigaye badukubita nta wanjura nkubita ariko abenshi barakubita ni umuco se ntabwo ari umuco mu muco nyarwanda nta mwana urwana n'umubyeyi ahubwo kera iyo umwana hari n'igikangisho nka byami bajyaga badukangisha waba ugiye kuvoma bagashaka ababi nka kariya bagaciraho bati nutinda urapfa wagendaga jugujugu uzi kuri witupa cyane niba ari na hehe ukagenda ugasa batishaka turabangutse nabo barakubesha ntacyo bari kuvuga ati iyo utindaga tugahitupa wari gupfa ubwo byo ni wari umuco nubwo tutigaga cyane kuko abenshi hari abari abatungaga noneho cyane umuhungu bakaba aribo bigisha umukobwa ntibyari byiza ntabwo wari umuco ntabwo wari mwiza kuko bavuga baca mu gikani mu kinyarwanda ntabwo yidakeba nibi n'abana b'abakobwa babiri iyi pataro nambara ni abana bazimba b'abakobwa kuko ngo kera hari imico myiza y'abagabo ariko hari n'imibi none ngo ntabyera ngo n'imico mibi y'abagabo nk'uko burya iyo uturanye n'umuntu ntabwo muhuza ingeso n'uriya mugore ntabwo duhuza ingeso umuco uriya afite umuco we nkagira uruhare hari umuco najyaga numva wabagaho mu gihe uratubwira niba koko ibyo bintu byarabagaho tubyumva mu mateka umuco wo gukazana nta muco ubundi byagendaga gute narakurongora use w'umuhungu none se ubwo byari byiza none se uko dusigaye turongora abana bacu noneho umukobwa sebe ko kugira ngo amurongore ntabwo byari hobyo yamuhaga akapima umuhungu wadahari twari dufite umugabo bamwitaga Desiteri Rucakabungo yari n'umwarimu yarigisha umuhungu yari Fideli noneho baza Fideli aza kurongo twarongoreraga mu bikari yari umuntu ukize
uretse urugo harimo ariko yarakize n'ubundi noneho rero umusaza agataha saa sita avuye ku ishuri kwigisha abana noneho umuhungu agasigara yigisha umwaka wa kabiri nanjye yaranyagishije noneho nkaho yajya ku buriri bwe akajya ku mukazana akamubwira ati nguhaye akasuka umuco ari mwiza wari n'umwanda ubuse ubwo n'ibyahaga ari no guhohotera uwo mugore ni ukumuhohotera nyine kandi byari nk'umuco cyangwa byari zarengeje zo umuco ntabwo bose babikoraga bose si kubona koko umukazana araso umwana wawe ntabwo byari ngombwa rwose ahubwo barahohotera nanjye nabyutse mbyanga nsanze data umugore wanjye namumurekera murakoze cyane kutuganiriza ku kiganiro duhaye reka mboneho no gushimira abakunzi bacu bakomeze kuri iki kiganiro cyacu cyari ikiganiro kiryoshye cyane mwumvishe umusaza yatuganirije yatubwiye ukuntu kera barambagizaga n'ibindi byinshi murakomeza mukurikira ibiganiro byacu ariko njye nanezerewe nkunda kuganira n'abantu bakuru nkunda kuganira n'abasaza bakatubwira byinshi tutazi tuba tubyumva nyine abandi babivuga ariko ni byiza ko tubegera kugira ngo aribo batuganiriza batubwire imbonankubone tubimenye tubyige mu buzima bwacu bwa buri munsi ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza ngiye wageze iki kiganiro ndi Amandine mukomeze dukunde iby'iwacu dukunde umuco w'iwacu ariko nanone ntitugace umuco wacu